Mwami Yesu ashimwe. Kambaramutse. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Nitwa Jean Paul Nzaramba. Nkorera umurimo w'Imana hano. Imana itugiriye neza kuduha igitondo cy'umugisha, itugiriye neza kandi n'ubuntu bukomeye kuduha uyu mwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana turayishimiye cyane. Munyemerere turambure Bibiliya zacu dusome urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri. Dusome urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo. Turasoma ibice bibiri, umurongo n'uwa 20 n'uwa 21. Mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, dusome ibice ni bibiri. Dusome umurongo wa 20 n'umurongo wa 21. Dusome mu izina rya Yesu. Timoteyo urwa kabiri 20 na 21. Haravuze ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi babikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigerera nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Amen. Amen. Ngiye gukomereza ku nyigisho n'ubundi nigishije ku itariki 20 z'ukwa 12 2020. Hano twari turi mu cyumweru cya gatatu, urusengero rwacu hano Nyarugenge rufunguwe. Twari tuvuye muri yaguma mu rugo ya mbere. Nababwiye umuhamagaro Imana yaduhamagariye uruta indi mihamagaro ko ari ukwezwa. Nababwiye impamvu zigeze muri 5: iteraniro rya mbere, iteraniro rya kabiri, nababwiye impamvu 6. Nabitewe n'igihe mu rya mbere mvuge 5, ariko mu rya kabiri mvuge 6. Impamvu Imana ishaka ko twezwa. Hanyuma uyu munsi ngiye gukomerezaho rero, kubera ko n'usereyo magambo Imana ishyira ku mutima wanjye, niyo nyigisho ikomeza. Uyu munsi ngiye kubaganiriza inyungu cyangwa icyiza cyo gukorera Imana wejejwe, hanyuma n'ibibi byo gukorera Imana mu gihe uyikorera utejejwe. Tugiye kuganira ibyiza cyangwa inyungu ziri mu gihe dukorera Imana twejejwe, hanyuma n'ibibi bibamo mu gihe tuyikorera tutejejwe. Nicyo kintu numva kiri ku mutima. Hanyuma tuze gufata n'umwanya wo gusenga, fata umwanya wo kwinginga, kuko hari ikintu Imana ishaka mu itorero ryayo. Ishaka ko tuyikorera twejejwe. Imana ishimwe cyane. Ndaza gusobanura kiriya kintu cya mbere nari mvuze, gukorera Imana wejejwe. Ibyiza birimo nk'uko Bibiliya yabitubwiye, Imana igukoresha imirimo y'icyubahiro iyo uyikorera wejejwe. Mwabyumvise ngo nukorera umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro. Nuko nguko. Hanyuma urabitekereza neza, kandi tukomeze tubisangire na Mwuka Wera akomeza gusobanurire cyane. Imirimo y'icyubahiro ndababwiramo ibintu bibiri. Imirimo y'icyubahiro ubundi nagombaga kuvuga 3. Imirimo y'icyubahiro y'ingenzi Imana ikoresha abantu bayikorera bejejwe, ariko ndaza kuvugamo ibintu bibiri kubera igihe dufite. Iteraniro rya mbere tuba tugomba kurirangiriza ku gihe, nibyo byiza, ndetse n'irya kabiri, kugira ngo indi mirimo cyangwa se n'izindi gahunda dufite zitaza kuza kubangamirwa. Umurimo w'icyubahiro Umwuka Wera yanyigishijemo
nibyo byinshi mvuze ariko ndavuga bibiri. Umurimo wa mbere, iyo ukorera Imana wejejwe cyangwa se uri mu mwanya mwiza wejejwe. Uri mu mwanya mwiza no kuvuga ngo uri kumwe n'Imana, ufite umutima utagucira urubanza, Imana ikureba ikakwishimira. Ikintu cya mbere muri uwo murimo w'icyubahiro, usohoza imigambi y'Imana mu isi. Yesu ashimwe. Ubu uri umukandida wo gusohoza iby'Imana yateguye mu gihe kigufi cyangwa kirekire, ariko cyabuze abagikora, noneho ikagihereza uwiteguye mu mutima kugira ngo agishire mu bikorwa. Ndabaha urugero, ndabaha ingero ebyiri kuko nanone ni benshi kugira ngo dukoreshe igihe neza. Nsubiremo, Imana ituma usohoza. Imana ibifite imigambi, ibifite imigambi myiza yateguye mu gihe runaka, ariko iteguye kubera ko ibintu byose Imana ikoresha abantu. Murabizi ko ntabwo yizira, tizana Gaburiyeli, nizana Mikayeli, nizana ibizima, ikoresha twebwe. Kuva na kera kose Imana ikoresha abantu bayo. Ariko hari abantu baba bari tayari, hari abantu baba biteguye kugira ngo Imana ibakoreshe. Iyo utiteguye Imana ntigukoresha, ariko iyo witeguye Imana iragukoresha. Iyo ari umurimo rero w'icyubahiro, ikoresha umuntu ufite umutima wejejwe. Amen. Reka mbaho urugero rumwe kugira ngo mubyumve. Nimutekereze umukobwa witwa Mariya. Imana yari yarateguye kera ko Mesiya azagira gute. Turi kumwe? Imana yateguye kera ko Mesiya azagira gute, azavuka. Yesaya ibyo bintu yarabihanuye, hatambuka hagati y'imyaka 700 na 800 ibyo bintu bitaraba. ba Zekariya benshi meme na Mose bari mu butayu, nawe ibyo yarabyeretswe arabivuga. Hashira imyaka myinshi, ariko muri ibyo bihe byose reka mbabwire ikintu gikomeye. Umuntu ubyara Yesu muri ibyo bihe byose ntiyigeze aboneka, ariko igihe kikwiriye kigeze, Imana irebye muri Betelehemu ibona agakobwa kiteguye. Namwe nimwibaze Indisama Jean Paul akamara amezi 9 mu nda ya mama wa Jean Paul cyangwa mama wawe. Nimutekereze noneho no kumara n'Imana amezi 9. Urumva doctor? Reba kumara n'Imana amezi 9 mu nda. Uwo muntu yagombye kuba ari indi. Ntabwo ari umukobwa wese ubonetse wabyara Imana. Iyo wejejwe, Imana igukoresha gusohoza imigambi yayo mu isi. Haleluya. Ibi turimo turabwira itorero gute? Ndimo ndaganiriza itorero kugira ngo ryitegure. Itorero rifite amasezerano, ariko Imana ayo masezerano y'itorero Imana izakoresha abantu biteguye. Yemwe torero ry'Inyarugenge turitegura, turashaka kwitegura. Itorero rifite amasezerano, ariko nitutitegura tuzapfa dushire, abana bacu ayo masezerano bayabone. Ariko nitwitegura. Yesu ashimwe. Mariya atungurwa no kubwirwa na marayika, aramubwira ngo Mariya urahiriwe. Yesu ashimwe. Imana aramubwira ngo Imana irantumye ngo witegure, ugiye gusama inda, ni wowe uzabyara umucunguzi. Murebe uwo murimo w'icyubahiro Mariya akoze, kumara n'Imana mu nda amezi 9 muri Betelehemu, na mbere ya Betelehemu, na mbere yo hose. Imana yari yabuze umuntu wayibyara, ariko mu gihe gikwiriye ibona umukobwa witeguye. Iravuga ngo nta handi najya kuba,
nta handi namara amezi 9 keretse kwa Mariya, keretse mu nda ya Mariya, kuko Mariya afite umutima uboneye. Namwe murabyumva ko atari umuntu wese wabyara Imana, namwe murabyumva. Hari ibintu namwe muranabibona, kandi ntabwo ari umuntu wese wabyara Imana. Kugira ngo usohoze imigambi y'Imana mu isi, ukora ibintu Imana yateguye, yagambiriye, ushire mu bikorwa plan d'action cyangwa se iteganyabikorwa ry'Imana, kurishira mu bikorwa. Reka mbabwire, iteganyabikorwa ry'ibintu ry'amakoperative, ry'amadini, abantu bose, umuntu wese yabishira mu bikorwa, ariko iry'Imana urishira mu bikorwa n'ufite umutima. Haleluya. Umwami Yesu ashimwe. Ubu ndimo numva, ndimo natekereza ibintu kibazo, ariko isi yagize abantu bahiriwe kweri. Ibaza uyu mukobwa vraiment, ibaza umukobwa utwara Imana vraiment. Sikara abantu bahiriwe. Bage abaturanyi bacu nibo bakunda kuvuga ngo Mariya Mariya Mariya, ariko nyine bakamufata nk'umugore wahiriwe, kandi koko nibyo, ni umugore wahiriwe. Haraho bigarukira birumvikana, si Yesu, si n'Imana, ariko yabyaye umucunguzi. Yesu ashimwe. Yabyaye umucunguzi kugira ngo tukire gute, kugira ngo ducungurwe. Imana yagize neza. Ubu butumwa bwo kwezwa, abaririmbyi, abavuga butumwa, twese reka mbabwire, mwitegure. Hari ibintu tudashobora kubona, hari ibintu abantu bavuze ngo ububyutse. Cyakoze nababwira ko uyu munsi budahari. Uyu munsi ntabwo, mukora imibare muraza kubireba murasanga budahari. Uyu munsi ntabuhari, ariko dufite ibyiringiro ko buzaba. Ariko ntibushobora kuba ntacyo ntibushobora kuzaza tutagize icyo dukora, ntibushobora. Ariko abantu nibitegura neza ubwaza, ariko nuko njyewe nawe dutegura imitima yacu, ibizira biri muri twebwe tukabikuramo, Imana ikaza. Yesu ashimwe. Mwami Yesu ashimwe. Hari umugabo umwe wanditse ijambo, ndarisoma mpita ndifata vuba vuba. Yaranditse aravuga ngo gutegereza impinduka ntacyo urimo gukora ni nko gutegereza ubwato ku kibuga cy'indege. Kandi murabizi ko mutazabona ubwato na rimwe ku kibuga cy'iki, timuzabubona habe na gatoya. Ku kibuga cy'indege hajyayo indege, ubwato bukajya mu mazi. Rero nidutegereza ububyutse ntacyo itorero turimo turakora, ntabwo tuzabona. Itorero kugira ngo ribone ububyutse rigomba kwezwa, rikitegura imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana kugira ngo zize ahantu hasa neza. Hanyuma ibimenyetso n'ibitangaza bikagaragara mu itorero, kugira ngo abaririmbyi bajye bagara kuri podium baririmbe ibimenyetso n'ibitangaza bitugereho. Nuko abavuga butumwa tubwirize ibimenyetso n'ibitangaza bigere mu iteraniro. Nuko buri wese afata umwanzuro wo kwezwa. Yesu ashimwe. Kwezwa nicyo kintu kizana ubwiza bw'Imana mu itorero. Umuntu wa kabiri, mutekereze umuntu witwa Dawidi. Ni Samuel wa mbere 16. Mumutekerezeho. Nari ndimo kubabwira, iyo umuntu ari gukorera Imana, iyo umuntu yejejwe, niwe muntu ushobora gusohoza imigambi y'Imana ifite ku bantu, ifite mu itorero cyangwa se ifite mu gihugu. Iyo umuntu ari tayari, nuwo nguwo Imana ihita ifata, kavuga ngo mbonye umusore, mbonye umugabo, mbonye umuntu witeguye, igahita ifata uwo nguwo. Imana yamaze imyaka 38 ifite ikibazo, itegereje umugabo usimbura Sawuli. Mu bantu babizi neza, yamaze imyaka
ibiri ashimwa. Imana imara imyaka 38. Mutekereze namwe, imyaka 38 yaravuze ngo nzagirira neza Yerusalemu. David yari ataravuka. Murebe imyaka 38, murabyibuka ko yimye afite 30, ariko Imana imara 38 itegereje umuntu ufite umutima uruta wa Sawuli. Imana iramubura. Sawuli yaciwe ku ngoma, ariko irareba igihugu cyose ikabona n'ubundi nubwo namuciye, ariko nta wundi muntu ufite umutima, nta wundi muntu uzasohoza ubushake bwa. Tekereza ko David yavutse, Sawuli yaraciwe ku ngoma. Imana itegereza ko David amara imyaka 30. Mutekereze namwe, itegereza ko amara imyaka 30 umuntu ataraboneka, ariko 30 mu kadomo nibwo Imana yishe Sawuli. Imana yabwiye Samweli, iramubwira ngo Samweli, nabonye umuntu ufite umutima, nabonye umuntu witeguye gusohoza ubushake bwanjye. Ajya kwa Yesaya aribesha, abona ngo ni Eliyabu ngo wabikora. Imana iramubwira ngo Eliyabu afite ibindi yakora, yaba umusirikare. Shama afite ibindi ashoboye, Abinadabu afite ibindi ashoboye, ariko gusohoza imigambi yanjye kuri Isiraheli ntibabishobora keretse Davide, kuko afite umutima. Haleluya, haleluya. Imana ntabwo ishaka ko twicara hano, ntabwo Imana ishaka ko twicara hano ngo twicare gusa. Niba mu bintu byiza biri mu isi, ikintu cyagombye kuba cyiza kuruta ibindi byose mu isi. Urabona isi ibamo amamodoka meza, isi ifite amazu meza, isi irimo byinshi, ariko mu byiza biruta ibindi byagombye kuba mu isi ni itorero. Mu bintu byagombye kuba byiza mu isi, Imana yareba isi ikabona ikintu cyiza kiruta ibindi, cyagombye kuba itorero. Impamvu ari itorero nuko icyatumye ribaho nacyo gikomeye kuruta ibindi. Impamvu iyo modoka yagurwa amafaranga, iyo myenda myiza yagurwa amafaranga, ariko ubwiza bw'itorero bwavuye mu maraso y'Umwami Yesu. Ryagombye kuba ryiza cyane. Itorero ni wowe. Urumva wagombye gusa n'umuntu wavuye mu bise by'Umwami. Haleluya. Ntibazababeshe, ntabwo umuhamagaro w'itorero ari ubu bukonje. Ntibazababeshe, cyagira umuntu uzababesha. Ntabwo umuhamagaro w'itorero ari ubu bukonje, n'aka kajagari no kutagira ubumwe. Itorero Imana yari ihamagariye kuba rimwe, kuba rifite ubumwe bukomeye. Itorero Imana yari ihamagariye kugira imbaraga. Muvuge ngo amen. Itorero Imana yari ihamagariye kugira imbaraga. Itorero Imana yari ihamagariye kugira icyubahiro n'ubwiza. Oya, apana ibingibi bumva, ibingibi ubona abantu. Apana ibi. Imana yaduhamagariye kuba mu buzima burenze ubu. Umuntu wese utubonye akabona turi abantu batandukanye. Utubona wese akatubona nk'abantu bava mu ijuru iwabo ari mu ijuru. Bakatubona tugenda mu isi ariko tutarabina. Oya, ndimo nashaka kubatera umwete inshuti zanjye. Oya, ntabwo ibingibi ari by'Imana yaduhamagariye. No.
yaduhamagariye ibindi biruta ibi. Mukomere, mutere intambwe, mugire mu mwete, mushire mu mwete. Itorero Imana yari ihamagariye kwera no gusana nyiraryo. Dawidi Imana yamugize umwami, imugira umwami kubera umutima gusa. Yaragiye Isiraheli arayubaka. Nicyo shaka kubabwira. Arayubaka. Niba musoma neza Bibiliya, Salomo yaje kumusimbura. Isiraheli ifite icyubahiro, itinyitse, sibyo? Itinyitse, amahanga yose ayitinya. Kubera iki? Kubera umuyobozi wayo. Haleluya. None muri gutekereza ngo umuyobozi w'itorero ninde? Si Yesu. Yesu aruta Dawidi. Ntabwo ibintu Yesu arangaje imbere, ntabwo ibintu Yesu ayoboye bigombye kuba bifite intege nkeya. Kandi ibyo Dawidi yayoboye bifite intege nkeya, bifite imbaraga. Yesu arahari nahinduka, ahubwo ingingo za Yesu nizo zigenda zicomora zivaho. Ingingo za Yesu ninde? Itorero ni ingingo zande? Yesu akaba umutwe waryo. Izi ngingo rero ryo twebwe torero, tugende dukomeze twiyomeke kuri Yesu. Imana idufashe. Haleluya. Iyo wejejwe uba uri umukandida Imana ishobora gutungura kugira ngo usohoze imigambi yayo mu isi. Ntabwo ishobora kurangara ngo ifate ibintu byayo biri ku rwego rw'icyubahiro nka ruriya. Iriya ni imirimo y'icyubahiro. Kubyara umwami, kuyobora ibintu nka biriya ni umurimo w'icyubahiro. Ntabwo Imana ishobora kubijugunya ngo ibihereze umuntu wese ubonetse. Icya kabiri, nari babwiye ko icya mbere ari ugusohoza, uwo muntu asohoza imigambi. Icya kabiri, aba ari umukandida igihe cyose, aho ari, aho azakorera, aho hazaba hose, mu bihe byose uko byaba bimeze kose, aba ari umukandida wo guhesha Imana icyubahiro. Amen. Aho yaba ari hose, aho bamuzi n'aho batamuzi, abagaragaza icyubahiro cy'Imana. Ahantu ari, icyubahiro cy'Uwiteka kigomba kuharangwa, kuko niwo muhamagara bafite uri special. Kubera iki? Umutima. Niyo wajya mu bihugu by'Abarabu hamwe n'uriya mutima, Imana ikora ibishoboka byose icyubahiro cyayo kikaza, itabitewe n'ubwinshi, ibitewe n'umuntu umwe, kubera ko umutima we yawuhaye Imana gusa. Imana ikaza ikabana nawe mu ngorane ze no mu bibazo bye, ariko akagotwa n'icyubahiro cy'Imana. Hanyuma Imana nayo igahabwa icyubahiro. Waba uri muri ministeri, Imana ikaza kubera ko uhari. Waba uri mu isoko, Imana ikaza kubera ko uhari. Waba wagiye kurangura mu Bushinwa, Imana ikagendana nawe kubera ko uhari. Ubu uri umuntu uhesha Imana icyubahiro. Ahantu hatabaye icyubahiro cy'Imana kikaza, ahantu batamenye Imana bakayimenya, aho batayubashe bakayikurira ingofero kubera ko uhari. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Kwezwa ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ndabizi ko bikomeye, ndabizi ko turwana nabyo kugira ngo tubigereho, ariko nizo nshingano z'itorero kwera. Haleluya. Haleluya. Ntimwibuka Daniyeli? Ariko siko byagenze. Dr. yaravuze ngo agambirira mumu, arababwira ngo nta kindi ndi bukore. Izi nyama zanyu n'izi nzoga zanyu nziciye amazi kubera icyubahiro cy'Uwiteka. Ibyo kurya bya Nebukadinezari gusangira nawe ntacyo bimbwiye, ariko gusangira n'Imana Data nibyo bintu ngize bya mbere mu buzima bwanjye. Ngo aragambirira
umva Alfon aragambirira ngo bibu buzima bifata umunsi wa mbere bifata umunsi mu gihe babajyanye muri rya shuri mugabo arababwira ngo mwese umwami yategetse ngo muzarya kubyo kurya by'umwami aramwinginga aramubwira ngo twebwe ntabwo tuzabirya amugerageza iminsi 10 kugeza imyaka 3 irangiye atabiriye ibintu byabaye kuri Daniyeli ni gitangaza nuko kubaho kw'Imana i Babuloni nta mana yabagaho simurimo muranyumva i Babuloni nta mana Uwiteka bubahaga i Babuloni ntibasengaga Imana ishobora byose ntayo basengaga ariko ibintu byari bigiye guhinduka nubwo bavuye Yerusalemu bakaba bari mu bunyage Imana yahinduye iravuga ngo ngiye guhindura narindi Yerusalemu ariko ni Babuloni naho ngiye kuhakorera kubera ko hari abantu banje nta gitangaza kirimo kandi nta biracitse birimo mu gihe itorero ryajya ni Babuloni nta gitangaza cyaba kirimo nta no kugushishano byaba birimo ntacyo byaba binatwaye ahubwo nuko i Babuloni abantu bafite umutima utunganye baheshereza Imana icyubahiro bikemera biremera habaye ikintu nkunda mu bice bitatu mu gice cya kabiri ho yagaragaje Imana bakorana Daniyeli yagaragaje Imana bakorana Nebukadinezari aremera amuha umwanya hanyuma undi nawe asabira umwanya bagenzi be bahereza umwanya mu gice cya gatatu nibwo ubona ibitangaza byabaye ndimo ndababwira ngo iyo umuntu yagambiriye kwera no gushaka gutungana mu ngeso ze zose nta kindi kimubaho ibintu bimubaho umunsi ku munsi nuko Imana igenda ihabwa icyubahiro kubera we ikintu cyabaye kiratangaje yarababwiye ngo murasenga ikigirwamana kandi arababwira ngo nijyo tegeko rigezweho arababwira ngo nta yindi mana iri busengwe hano mumenye ibi Saduraka na Meshaki na Abedenego i Babuloni bari abakozi bakorana n'abaturage hafi Nebukadinezari arababwira ngo muzanzanire abaturage mu kibaya bari abakozi bakorera leta ya Nebukadinezari ariko Daniyeli yabaga mu biro bikuru ntabwo yigeze ajya muri izo gahunda zo guhamagara abaturage ariko Saduraka niwe wegeranije abaturage yego Meshaki niwe wegeranije abaturage baravuga ngo umwami aradutumye ngo mujye gusenga Imana za nakazi baragenda gukorera leta si bibi nta n'icyaha kirimo gukora kuba umukozi wa leta si bibi nta n'icyaha kirimo arabazana babashira mu kibaya ngo ingoma ziravuga ngo abaturage bose kubera ko bamenyereye gusenga ibigirwamana barapfukama baravuga ngo Imana y'i Babuloni ariko ikibaya cyose gisigara gihagazemo abagabo batatu ngo abantu bari kunamuka ngo bareba abantu bahagaze barabaza ko ari mwe mwatuzanye ari mwe mwaduhamagaye ko mwege mudapfukama twebwe akazi kacu twakarangije kwari ukubazana ngo musenge ibyo mumenyereye gusenga ariko twe ntidusenga ibi tugira indi mana twebwe dusenga baramubwira ngo iki twebwe akazi kacu kwari ukubazana kuko nibyo duhemberwa ariko gupfukama ntibitureba twebwe amavi yacu ajya apfukamira indi mana mwege mutazi Imana ishobora byose Imana yaremye ijuru n'isi ibyo ni ukugambirira kwezwa biragoye ariko umuntu arabigambirira abagabo bihutana amagambo baba barikanze Nebukadinezari abagabo batuzanye wahaye akazi wahaye imigati wahaye akazi ariko bo ntabwo bapfukamye Nebukadinezari arababwira ngo ni mwebwe byagenze bite kugira ngo mutumvire itegeko byagenze bite abaha amahirwe arababwira ngo nimupfukame nimutabikora niyihe mana iri bubakiza amaboko baramubwira ngo irahari yadukiza amaboko Imana ishimwe baramubwira ngo irahari ntayibona nta niyuzi ariko irahari itorero Imana irahari ishobora kubana natwe i Babuloni baramubwira ngo irahari
baranamureba bahita umva mama bahita bamuhamagara no mwizina baramubwira ngo Nebukadinezari niba ari ibyo rero Imana dukorera ibasha kudukiza ariko naho itadu tituri bukorera Imana zawe ararahakara abajugunya mu muriro ariko ikintu ushatse kubabwira cyavuyemo nuko muri uwa muriro yabonyemo abantu bane hanyuma abwira abagaragu be arababwira ngo wakanasa n'umwana ikintu cyantangaje ngo ahamagara batatu wa wundi wakana arababwira ngo nimusohoke nje n'ubundi muhora muri uyu muriro n'abazaza nyuma yanyu bazansangamo umuriro urahari ariko Yesu ahorayo kugira ngo arengere abantu bose bageragezwa kubwe arabwira ngo nimugende mu mwitabe arabareba ngo abona nta n'umwotsi ugize gute aravuga ngo ndatangaye ibi bintu Imana dukorera rya jambo bamubwiye ngo rigenda rigaruka mu matwi rigenda rigaruka Imana dukorera ibasha ngo agenda ryumva ngo rigaruka rimeze nk'amayeko riramwica riramukubita ibasha ngo agira amatsiko yo kumenya iyo ibasha arababwira ngo uhereye nona ndatangaye nsanze jewe Nebukadinezari ndi bure ikintu twubatse mu kibaya mugende mu gisenye nacyo si Imana nsanze hari indi Imana ishobora byose Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego niyo torero ry'inyarugenge twitegure i Babuloni bakwiye kuvuga ko hari indi Imana ry'inyarugenge kinigihe cyo kwezwa kugira ngo Imana data abantu bibagiwe batazi bayimenye kubera itorero rya Yesu riri mu isi ntago muri muranyumva ariko iki nicyo gihe haleluya amajwi arimo kubagiraho neza iki nicyo gihe niki nitutabikora tuzapfa ntacyo dukoze kandi abana bacu murabizi uburyo turimo turabatoza nabo turimo turabatoza nabi amageneration azarangira ntacyo twamaze mu isi tuzaba dufite ikibazo ariko ni ikihe cy'itorero twitegure torero rigomba kwera ubundi kwera nibyo bizana imbaraga z'Imana mu itsinda Yesu ashimwe Mwami Yesu ashimwe hanyuma ibyaha byirukana icyubahiro cy'Imana mu itsinda ntabwo byibutse kwa Eli bafafanye pastor ntubyibutse icyubahiro cy'Uwiteka cyagize gute cyaragiye Imana irababwira ngo sinaba ahantu hasa gutya ndigendeye Imana iragenda icyubahiro cy'Uwiteka kiragenda ariko iyo twejejwe tuzana icyubahiro cy'Imana Imana yaragiye Umufilisitiya arabakubita arongera arabakubita torero ntabwo twari dukwiriye gukubitwa maranyibise buriya ntabwo itorero rya Yesu bikwiye gukubitwa hari akarengane ko kazana Yesu yakemera ariko hari ikiminagambire kuko muri ako karengane hari ikindi kivamo ariko ntidukwiye gukubitwa kugeza ubu nta kintu kivamo cyubahiro cy'Imana kiragenda iyo kwera guhari ntimubyibuka bari kuri ayi bageze kuri urabyubutse bageze he kuri ayi Imana aravuze ngo umva kubera umuntu muri kumwe kubera abantu kubera abantu bakoze ku byashi mwijyane sindi kumwe kubera urugo rwawe nushaka kwimika ibindi bintu Imana iyo muzanye ibyaha Imana iragenda Imana iri smart Imana igira isuku yagiye Barama aravuga ngo umva ngo ntavumame haba Imana itagize gute
narakarira ne abimana yahaye iki? Kubera ko ntabwo byakunda, kubera ko Imana irimo. Torero twitegure tubane n'Imana kugira ngo tugire agaciro mu isi, nuko Imana igendera muri twebwe. Kandi kugira ngo igendere muri twebwe nuko papa hari icyo ugomba gukora, mama hari ibintu utagomba kwirengagiza, ugomba kubikora. Nanjye nawe tugomba kubikora tukera, hanyuma twakwera ubwiza bw'Uwiteka bukaza mu itorero. Ni devoir yawe, agape. Devoir yanyu nukwera abatoranijwe. Devoir yanyu nukwera Oziana. Devoir yanyu abatambyi. Devoir yacu twese itorero nukwera. Iyi itorero rijejejwe rigira imbaraga. Aho niho Daniyeli yagiraga imbaraga, agakomera kabigihangange. Yabaye umugabo utinyitse. Mama Daniyeli ndamukunda. Nimujya mukunda nkunda kumugarukaho cyane. Muzanyita Daniyeli. Yego. Ndamukunda cyane. Yagize imbaraga, agira ububasha kubera kugambirira. Nebukadinezari kumureba mu maso, reka mbabwize ukuri. Jewe abiri muri histoire ntabwo nabitindamo. Nebukadinezari kumureba mu maso byajyaga bimugora kubera imbaraga z'umutima yagiraga. Ibibazo byose byabaga i Babuloni bahungeraga kuri Daniyeli. Kuki batatureba twebwe pasteur? Kuki batatureba twebwe ahubwo twe tubareba? Mfite ikibazo, uranyumva? Yesu ashimwe. Kuki batatugisha inama twebwe kandi ari twebwe tuzifite? Ko mwijimye bigenze bite? Nitwe dufite imbaraga, nitwe dufite inama, nitwe tuzifite, kuko nitwe dufite Imana nyiri inama, nitwe tuyifite. Hari ibintu ugomba gukora, nanjye ngomba gukora. Iyo ni devoir ya buri mumwe wese. Ntabwo bireba pasteur, ngo birebe Jean Paul, ngo birebe ngo bigusibe. Imana ibane nawe, idufashe, Imana itugirire neza. Muri Bukayiriya Karumeli yagize gutya gusa byonyine. Mana ya Isiraheli, reba ariko reba umwana, reba umuhungu, nta masengesho y'imisi 4, nta masengesho y'imisi 5 akoze, oya umutima gusa wo kwera. Hanyuma agategeka, reba Imana ntabwo Eliya yaremye umuriro, ariko ni inshuti yawuremye, bari mu mwanya umwe, bafite umutima wenda kuresha nayo. Arayibwira ngo Mana ya Isiraheli, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe. Umuriro waraje i Karumeli, abantu bose baravuga ngo Uwiteka niwe. Negereza ku musozo, masaha yanjye aramfashe. Ariko ikoreye Imana utejejwe, ushobora kuba umukandida wo gukora imirimo iteye isoni. Bibiliya yavuze ngo nukorera umuntu niye, kuko bimwe babikoresha iby'icyubahiro, ibindi bakabikoresha ibiteye iki. Iyo ugumye hano mu rusengero, nudafata umwanzuro wo kwezwa, ukaguma hano i Nyarugenge udashaka kwezwa, ngira ngo ubwire ko uri umukandida wo kuzakoreshwa niyo Mana, ndetse imirimo iteye isoni. Kandi imirimo iteye isoni ntabwo muyumva. Imana abona abakozi bose bari mu rusengero. Nkuko iwawe haba isahani y'idongo, iwawe haba kuvureri, iwawe haba itorosho, iwawe haba lakrete, iwawe haba na twa tundi twose two mu gikoni no mu bwiherero. Turiya turimo hari imirimo yatwo, kandi buri kamwe iyo kamaze gukora niyo wagafura ntukajugunya, urakomeza ukazagakoresha. Mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho 4, mu rusengero habamo imiti 4, mu rusengero haba abakozi 4. Yavuze gute? Ifeza, zahabu, ifeza, igiti, ibumba. Mu rusengero habamo abantu 4. Habamo abantu bafite umutima wo ku rwego rwa zahabu, feza, igiti, ibumba. Uzako Imana igukoresha imirimo ihwanye n'umutima wawe.
Imana igukoresha umurimo usa n'umutima ufite. Ngwiki iyo uri umugome uba mu rusengero, Imana muri ya migambi yayo myinshi yo kuzahana abantu yateguye kuzahana, ikoresha umugome uba mu rusengero. Birabatunguye. Reka mbabwire umugaragu w'Imana Imana yakoresheje ishaka guhana, ibakoresha ibiteye isoni kuko bagumye mu rusengero. Iyi Imana ishaka guhana umuntu wayinaniye, ireba umugome uri mu rusengero akaba ari umutikura, kandi mu mugambi w'iki. Ntabwo Imana yakoresha iyo mirimo nk'iyo umuntu wejejwe. Iyo wejejwe uri umukandida wo gukora iby'icyubahiro, ariko iyo utejejwe uri umukandida wo gukora ibiteye isoni. Yeremiya 25, Yeremiya 25, iminota yankwaze. Pastor David ntabwo ndi bwice gahunda, humura, ntabwo ndi bwice gahunda. Yeremiya 25, Yeremiya 25 umurongo wa 8. Reka mitengeye vuba vuba kugira ngo twihute. Haravuze ngo nico gituma Uwiteka Nyiringabo avuga ati, kuko mutanyumviye amagambo yanjye, dore ngiye kohereza imiryango yose y'ikasikazi nyiteranye, kandi nzatuma ku mugaragu wanjye Nebukadinezari umwami wa Babuloni, ni ku Uwiteka avuga, mbateze iki gihugu n'abagituyemo n'ayo mahanga yose akikijeho, nzabatsemba rwose mbagire igitangarirwa n'igitutsi n'umusaka iteka. Nzatuma umugaragu, Nebukadinezari ni umupagani ngo ariko ni umugaragu w'Uwiteka. Imana igiye gukoresha kugira ngo isohoze ibyo yavuze kuri Isira. Reka kuguma hano, reka kuguma hano, reka kuguma hano uri umunyabyaha, reka kuguma hano ukora ibiteye isoni, reka kuguma hano uri umupagani. Igihe cyose iyo mirimo ibiri yose Imana irayikora. Hari abantu Imana izakoresha imirimo y'icyubahiro kubera umutima bafite. Imana igukoresha imirimo ingana n'umutima ufite. Nta mwanya mfite, amasaha yagiye. Nari kubabwira uburyo, nari kubabwira ikintu cya gatatu, umurimo w'icyubahiro wo guhindura abantu, umurimo w'icyubahiro wo guhindura ureba abavuga butumwa. Uriya murimo, attention, ukuntu igihe cyose iyo tubwirije ubutumwa, hari igihe mu isi y'umwuka nta kintu kiba cyabaye bitewe n'umutima ugize gute. Ariko nzabibabwira ubutaha, cyangwa nzabiganiriza abaririmbyi nitubona umwanya, cyangwa n'andi matsinda y'abavuga butumwa nitubona umwanya. Bivuga iki? Wo ni umurimo ukomeye, guhindura umuntu kuba icyaremwe gisha, ni umurimo w'icyubahiro, ni umurimo w'iki. Ariko hari abantu bagomba kuba babikora, hari abantu babisigiwe. Iyo utari ku rwego rwo kubikora ntibyaba. Twabwiriza buri munsi twagera. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Nari mvuze iki rero? Nari mvuze ngo witegure kandi Imana ikugirire neza. Nusoma n'Abami 22 murongo wa 19, n'Abami ba mbere, Abami ba mbere 22 19 kugeza kuri 23, urasanga inkuru Alphonse, inkuru zimeze gute. Inkuru Imana iri gutegura abagabo 400 abagabo bashaka guha. Imana yabwiye Eliya ngo mumbwirire aho amaraso ya Naboti niho imbwa zizayarigatirana. Arakina, ajya mu ntambara, arabireka ngo ajya gutera i Ramoti y'i Galeyadi, ngo ari kumwe n'uwitwa Yehoshafati. Ariko igihe kigeze mu ijuru ngo haba inama, ngo uravuga ngo ariko niki kiri butume, niki ndi bukoreshe cyatuma uyu mugabo ajya ku rugamba nkamwica nk'uko nabigambiriye. Ndakora iki? Ngo mu ijuru inama iteranye, ngo haza nk'umugabo umwagarara imbere y'Imana, arambwira ngo mfite igitekerezo cy'icyo wakora. Ngo genda ushukashuke abagabo 400 bamwemera kandi nawe yemera, bamuhanurire ajyeyo agire gute, ariko abashuke. Muranyuma mw'abahanuzi mwe, abahanuzi mwese murahari. Iki gihugu gifite ikibazo cy'ubuhanuzi, iri torero rifite ikibazo cy'ubuhanuzi. Iyo ukorera Imana utejejwe, ndashoje, ikintu kikubaho. Uzahanurira abantu barwanye, bibye, bagize bate b'abapagani, ujye ubahanurira ngo bagiye Dubai ngo Imana irabatabaye.
ari ukugira ngo Imana igukoreshe wowe ibashukashuke, ibasheshenga. Ari wowe uhanuye ntikwemera, ari kuri igikoresho giteye isoni cyo gusheshenga no gushukashuka abantu. Abagabo 400 bahagarara imbere baramubwira ngo tabara Eramoti Gileyadi, uzatabaruka ma. Haza Mikaya, Mikaya aramubwira ngo mbonye ingabo z'Uwiteka zizerera. Imana akoresheje abagabo 400 bari abagabo birirwa bari inkoma amashi kwa Ahabu, abahanuzi birirwa barya gusa b'inkoma amashi bahanura ibinyoma. Imana irabakoresha, baragenda barahanura, ariko uwo mugabo byarangiye yapfuye. Aho zarigatiye siho zagize, siko byagenze. Tunganya umutima wawe, Imana igukoresha ibihana no kumutima. Imana izajya gukoresha bingana no kumutima wawe usa. Nta musaruro ushobora uzatanga umusaruro ungana no kumutima wawe usa. Nicyo nshatse kubabwira. Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza. Tugiye gufata umwanya wo gusenga, ndashoje. Mutekereza iki kuri Yuda mama? Hari abantu bavuga ngo ariko Yuda ngo nubundi byari byaranditswe ngo nubundi Yuda ngo yagombaga kubikora, yagombaga nubundi. No, nimubeshere Imana. Ntabwo Imana yatumye Yuda ngo amugurishe. Oya, ahubwo nuko ari we wari uhari ufite umutima w'ubugome. Kugira ngo akore umuntu muteye isoni yo kugurisha umwami wacu, nuko ari we wari ufite uwo mutima. Petero ni harawufite, Yohana ni harawufite, Matayo ni harawufite, Zerote ni harawufite. Yagiraga umutima wo gukunda amafaranga, abana na Yesu, yiba amafaranga yivuga butumwa. Imana iravuga ngo nta wundi muntu ufite umutima wo gukoreshwa ibiteye isoni. Petero ariteguye, ameze neza, Matayo ameze neza. Umuntu ufite igitima kibi ni Yuda, genda umugurishe. Nsoreze ku cyanditswe cya Yesu, hanyuma dusenge. Matayo 6 murongo wa 24, hanyuma mwitegure dusenge. Matayo 24 6:24, hanyuma dusenge. Twumva ijambo umwami Yesu avuze, hanyuma dufata umwanya wo gusenga. Matayo 6:24, nta uceza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Nimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Inshuti yanjye, urumva uhisemo iki? Kwezwa tugakorera Imana, cyangwa kutezwa ukazajya ukoresha imirimo iteye isoni? Ariko ndabizi neza twaje imbere y'Imana, kandi Imana ifite umugambi mwiza. Imana iragukunda, nanjye irankunda. Imana ikunda itorero, ariko Imana irashaka ko itorero ryayo ryitegura. Tugiye kwinjira mu bihe byo gukorera Imana. Imana irashaka ko abaririmbyi bitegura, tukabwiriza ubutumwa bwiza. Irashaka ko abatambyi bitegura, irashaka ko abadiyakoni bitegura. Imana irashaka kweza itorero, hanyuma rigakora inshingano yaryo mu isi. Nta uceza abami babiri, wakwanga umwe ugakunda undi, waguma kuri umwe cyangwa ugasuzugura undi. Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Twuname gato tubitekerezeho, tugiye gusenga Imana. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Ndabizi neza ko Imana igukunda. Imana yakuzanye muri riteraniro kugira ngo ugire ibintu ushira mu murongo. Imana yakuzanye muri riteraniro kugira ngo ugire ibintu ushira mu bikorwa. Imana yakuzanye muri riteraniro kugira ngo ugire ibintu ureka uvaho. Imana yakuzanye muri riteraniro ngo wihane. Haucheza abami babiri. Iyo umuntu yibye abakoreye Satani, ntiwabikomeza no gukorera Imana. Iyo umuntu arwanye, iyo umuntu ari umugome, aba ari umugaragu wa Satani, aba ari imbata ya Satani. Tugiye gusenga. Iyo umuntu atababarira, aba arimo guseriva Satani, aba ari umukozi wa Satani. Imana idufashe, Imana ibane natwe. Unama gato yadusenge. Ngiye kurarika umuntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza bwa mbere. Ndakwinginze, waje muri riteraniro kandi Imana yakuzanye, ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza bwa mbere, zamura ikiganza aho wicaye, hanyuma tugusengera Imana. Imana yakuzanye, Imana yagufashije ugera muri riteraniro. Urahari, ntugire isoni, ntugire ubwoba. Urashaka kwakira Yesu, zamura ikiganza cyawe, ubihamiriza imbere y'iteraniro. Imana iguhe umugisha mwene data, Imana iguhereze umugisha, Imana iguhereze umugisha nawe. Zamura ikiganza cyawe tugusengere. Ushobora kuba waje muri riteraniro waraguye ugasubira inyuma, ariko Imana irakuzanye, irashaka ko wezwa. Shaka ko wezwa,
wasubiye inyuma, waraguye ugwa mu byaha, ariko Imana yakuzanye muri iri teraniro ngo wongere wakire ubuntu bw'Imana, ngo wongere ugaruke mu rugo rw'Imana. Kandi humura, Imana ni inyembabazi, iragukunda. Nawe waraguye, zamura ikiganza cyawe, nawe tugusengere. Imana iguhe umugisha, nawe Imana iguhereze umugisha, Imana iguhereze umugisha, Imana iguhereze umugisha. Nimuhaguruke, abazamuye ibiganza nimuhaguruke, tujye kubasengera. Minota yanjye yancitse, haguruka mu mwanya wawe tugusengera Imana. Haguruka mu mwanya wawe nawe tugusengera Imana. Hano hari imbaraga z'Imana zikubohora, hano hari ubuntu bwinshi bw'Imana buri mubane nawe. Zamura ikiganza, utazajya ukoreshwa imirimo iteye isoni, utazaba igikoresho cy'ibiteye isoni. Oya, tunganya umutima wawe, Imana iragukunda. Mutambuke hano, muze hano, tujye kubasengera. Muze mwese, n'abari hejuru ni muze, nimugire isoni, nimugire ubwoba, tujye kubasengera. Gahunda iri hano nuko mupfukama tukabasengera, niyo gahunda iri hano, hanyuma tukabasengera. Kandi muhamije imbere ya Satani n'imbere y'abadayimoni ko mwemeye kwakira ubutumwa bwiza, ko mwemeye gukizwa, ko mwemeye guhinduka. Mumukojeje isoni, kandi koko nimuzimukoze, hanyuma muheshe Data icyubahiro. Imana yabahamagaye, Imana ibagirire neza, Imana ibafashe. Abakozi b'Imana nimuhaguruke, abakozi b'Imana nimuhaguruke, abakozi b'Imana nimuhaguruke. Nubundi Pastor David agiye gusenga, agiye kubasengera, hanyuma nanjye ndaza gusengera abarwayi, hanyuma dusoze. Mwami Yesu abafashe. Nimufukame bene Data, Imana irabakunda, Imana irabakunda rata. Nimufukame, Imana irabakunda. Nawe ngwino, Imana irashaka kweza itorero, Imana irashaka kweza umugeni. Tugiye kwinjira mu bihe byo gukorera Imana murimo w'icyubahiro. Itorero rigiye kwinjira mu bwiza, itorero rigiye kwinjira mu cyubahiro cyayo, itorero rigiye kwinjira mu nshingano zayo, itorero rigiye gukora umurimo w'Imana. Yesu abaho umugisha bene Data, Yesu abaho umugisha rata. Nawe ngwino, Imana iguhe umugisha. Imana irabakunda, Imana ibazanye mu iteraniro kugira ngo mugire ibyo muhindura, mugire ibyo mureka. Pastor David nasenga Imana, nanjye ndasengera abarwayi. Mana ishobora byose, turagushimiye. Haleluya. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Haleluya. Turagushimiye kuko hari icyo ukoze mu ijambo ryawe. Mana ishimwe. Niyo mpamvu bene Data n'abashiki bacu batsinzwe n'ijambo. Mana ishimwe. Turabasengeye, beze ubatunganye, ubakure mu gitabo cyo kurimbuka, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Wongere ubarebe ubishimire, kandi ababacitse intege ubambike imbaraga. Umwuka wera abaganirize amanywa n'ijoro, icyubahiro cyawe kibagote. Turagushimiye kuko uri muri teraniro, turagushimiye ko hari benshi bongeye gukanguka ku bw'ijambo ryawe. Reka ijambo ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana amashyi menshi cyane. N'Imana ivuganye natwe, Imana ishaka ko twezwa. Abarwayi bahaguruke, kandi njyewe mfite kwizera, nawe ugire kwizera. Ariko bahaguruka, nsabe n'iteraniro ryose kugira ngo dukoreshe igihe neza. Twese duhaguruke, nawe ugiye kuvuga ngo Mana, ndashaka kuba umukandida wo gukora ibyiza, ndashaka kuba umukandida wo kubishoke. Twese tubwire Imana ngo Mana, unyeze nanjye ununganye, unyeze nanjye ununganye, unyeze nanjye ununganye, mbi igikoresho cyawe cyejejwe. Hanyuma ndasengera n'abarwayi. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, turagushimiye ko uri umwungeri mwiza, turagushimiye ko wabanye natwe muri teraniro, turagushimiye ko ufite umugambi mwiza ku itorero, turagushimiye ko ufite gahunda nziza yo kugira ngo itorero ryawe ribe ryera. Natwe turi imbere yawe, tugusabye kwera, tugusabye kwezwa mu izina rya Yesu. Umuja wawe umweze, mutunganye umugaragu wawe, umweze mutunganye, kandi itorero ryawe muri rusange utweze kugira ngo dukore inshingano z'itorero, dukore inshingano, dukore iby'umuhamagaro waduhamagariye. Urakoze kubikoze. Nsengeye abarwayi bari muri teraniro, ndabasengeye Mwami kugira ngo ubakize. Uri Imana ikiza, uko wari uri ejo n'uyu munsi ni kuri, ni kuzahoraho. Nirukanye uburwayi mu mibiri yabo mu izina rya Yesu Kristo. Icyo gikore kugira ngo nabo bazaze bagushime, baguhimbaze. Tubisabye, tubishimira mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaho umugisha.